reka tubasuhuze mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye, tukabagezaho bimwe mu biganiro bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi nk'uko mwabidusabye, kuko dukurikiza ibyo mushaka byabafasha, bityo mukarushaho kugira ubuzima buzima, kuko kwirinda biruta kwivuza. Nk'ubusanzwe mu kiganiro ubuzima buzima cyari gisanzwe gifite ibice bibiri. Hari ikiganiro dukora cyitwa tubimenye, ni ikiganiro twakoraga kivuga ku bitaro runaka, igihe byatangiriye, serivisi bifite, ubwishingizi bikorana nabyo, ndetse n'intego bifite, intego byatangiranye nimba byarayigezeho niyo bifite mu kurushaho kunoza serivisi ndetse no kwegereza ubuvuzi ababigana. Icyo cyari igice cya kabiri muri rusange. Igice cya mbere cy'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko ari nacyo gice twatangiranye nacyo, ni igice tuvuga ku ndwara runaka, ibimenyetso, ikizitera ndetse n'uburyo umuntu yazirinda n'ingaruka zayo n'inama, aho tuba turi kumwe na muganga w'inzobere mu bijyanye n'izo ndwara. Dukurikije ubusabe bwanyu, mwadusabye ko twabashyiriraho igice cya gatatu cyitwa kumenya umubiri wacu, aho tuzajya tuvuga ku rugingo runaka, aho ruherereye, akamaro karwo, ndetse n'uburyo umuntu ashobora gukora kugira ngo rurusheho kugira ubuzima buzima. Njye muri kumwe nawe ni Imanishimwe René Sadiki. Ababa bageze kuri YouTube channel yacu bwa mbere, twabashishikariza gukora subscribe, like na comment, mukabisangiza n'abandi, bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Kuri uyu munsi tugiye gutangirira ku kiganiro kivuga ku mpyiko. Kuri uyu munsi tugiye kwifashisha ibinyamakuru bitandukanye byagize icyo bivuga ku mpyiko. Hari www.mayoclinic.org, icyo akaba ari ikinyamakuru turi buze kwifashisha, tukaza kwifashisha n'ikindi kinyamakuru www.wikipedia.org, tukaza nanone kwifashisha ikinyamakuru www.webdmg.com, tukaza kwifashisha n'ikindi kinyamakuru www.kidney.org. nk'uko twari tubikomojeho, twari tubabwiye ko tugiye kuvuga ku mpyiko nyirizina. Tumaze kuvuga ko impyiko zifite forume cyangwa ziteye nk'ibishyimbo. Impyiko ziteye nk'ibishyimbo ziherereye hafi y'urutirigongo, aho bita kuri colonne vertebrale, zikaba ziri mu gice cy'inda aho bita abdomen. Noneho impyiko zikaba zifite ibara ritukura. Ushaka kuvuga ati mbese impyiko noneho hari icyo bita nerves cyangwa nerves cell, ni uburyo impyiko noneho zishobora kuba zitwara amakuru cyangwa zigira gute zakira amakuru. Impyiko zikaba zakira amakuru ziyakuye ku bwonko zikoresheje icyo bita renal plexus. Hari ibyo tutarabasha kubonera ikinyarwanda, tutavuze yuko ikinyarwanda cyabyo kitariho. Kiriho, gishobora kuba kiriho ariko tutakizi, cyangwa ahantu runaka kidahuriweho. Nk'urugero noneho tugiye kureba, ushobora kwibaza ati mbese impyiko noneho hari icyo bita system, kuko tugiye muri cell organization habanza icyo bita subatomic, ariho tubona za electron, za proton, za neutron. Ku bantu bize ibijyanye n'iby'ubuzima bahita babimenye. Hakaza icyo bita atom, aho tubona za hydrogen, za oxygen, za nitrogen n'izindi. Tukaza icyo bita noneho molecule, ariho tuzabonamo amazi, ibindi bintu bitandukanye, kuko iyi ni organisation ya selire. Tukaza kubona ikindi bita macromolecule. Molecule nini, ariho tuzabonamo za proteine na za DNA, arizo zirabita ngo ADN, ngo bagiye gupima umuntu ngo ADN ni deoxyribonucleic acid. Kandi ndibutse nanjye ibintu nize ibintu by'ubuzima, ubuganga, ako kari agaciyemo. Noneho tugakomeza, nagira ngo mbereke kugira ngo tugere kuri system, kuko tugiye kureba system impyiko ziherereyemo. Macromolecule twari tuzivuyeho, tugahita tuza ku cyo bita n'uburyo amaselire cyangwa organisation ya cell mu mubiri w'umuntu bimeze. Tujya ku organelle, niho dushobora kubona za mitochondria. Mitochondria tuzi ko itanga oxygene mu mubiri. Mitochondria muri make itanga imbaraga, mu mubiri.
ni uturemangingo dutanga imbaraga, tukaza tukabonamo za goruje aparatasi za vacuole zibika amazi. Goruje aparatasi irasitoka cyangwa ikarekura, tukabona na za ribosome zisitoka amaproteine cyangwa za lysosome ziproducinga amanzime n'ibindi bintu byose. Aho twabigiyemo scientifique, ariko turongera tugarukemo muri rusange ku buryo buri muntu wese abasha gusobanukirwa. Aho ni uburyo tugiye kubereka uburyo aho systems dushobora kubisanga, aho tugahita tujya kuri selile nyirizina. Selile ni iki? Akaremangingo ni iki? Ni akantu gatoya nyine kagize umubiri wacu. Noneho selile nyinshi nizo zizakora icyo bita tishu cyangwa tise. Tishu noneho nizo zizafasha umubiri, harimo za connective tissue, aho dushobora gusanga amaraso, ibiki, zafasha umubiri mu bintu bitandukanye. Ushobora kubona za muscle tissue. Noneho tishu nyinshi nizo zikora orugane, amatise menshi niyo akora orugane. Nk'urugero, dushobora no gutanga urugero ku mpyiko turi kuvuga mu izina arizo kidney. Iyo ni imwe muri orugane zigize umubiri wacu wa buri munsi. Noneho orugane nyinshi zifite fonction imwe, zifite umumaro umwe, zifite intego imwe, nizo zikora icyo bita systems. Noneho niyo mpamvu ngiye kubabwira icyo bita systems impyiko ziherereyemo. Impyiko ziherereye muri system cyangwa appareil, niko mu gifaransa bavuga, cyongereza babyita system. Bikaba biri muri urinary system cyangwa appareil urinaire. Nanone zikaba zaboneka mu cyo bita endocrine system cyangwa appareil endocrine. Sinzi ko babivuga neza mu gifaransa, izo ni indimi z'amahanga, ntabwo ari ikinyarwanda cyacu. Noneho impyiko aho ziboneka muri appareil urinaire cyangwa urinary system, ni urwungano rubasha twavuga ko ni urwungano gukora inkari n'iki n'ibiki bitandukanye. Noneho ushobora kwibaza ati mbese ni ukubera iki impyiko ziboneka muri endocrine system? Yo iproducinga hormone, itanga imisemburo mu mubiri. Impyiko impamvu zishobora kubonekamo ni uko ku mpyiko hari icyo bita adrenal gland. Iyo glande y'impyiko ishobora gutuma impyiko zibasha gusekreta imisemburo itandukanye ishobora gufasha impyiko mu gukora ibintu bitandukanye mu mubiri wacu muri rusange. Noneho twari tukiri aho, ushobora kwibaza ati mbese ni akahe kamaro impyiko zimariye umubiri wacu? Akamaro k'impyiko: impyiko zidufasha mu kuyungurura amaraso, aho zizafata amaraso zigakuramo intungamubiri umubiri ukazikoresha, noneho imyanda isigaye mu maraso igasohoka, ariho hazava icyo bita kwiforoma kw'inkeri. Noneho impyiko kandi zifite umumaro mwinshi cyane. Zishobora kudufasha kugenzura cyangwa kuringaniza ibigero bya acide mu mubiri. Tuzi ko no muri urinary system dushobora kubona muri appareil urinaire, dushobora kubona n'uwo bita uric acid, ari yindi ishobora kuboneka nko mu nkari cyangwa muki. Noneho acide nimba yabaye nyinshi, impyiko zishobora kudufasha kuyigabanya cyangwa kuyongera. Impyiko noneho twabonye ko ari ruriya rwungano ryo bita appareil urinaire impyiko zibonekamo, bishobora kudufasha gusohora uburozi mu mubiri buri mu maraso, cyangwa n'imyanda mu mubiri muri rusange, nayo ikadufasha gusohora imyanda mu mubiri. Ariho uzagira ugashaka kujya kunyara, urugero rw'imyanda impyiko rudufasha gusohora ni inkari. Inkari burya ni imwe mu myanda impyiko zishobora kuba zidufasha gusohora, n'indi myanda itandukanye. Impyiko zidufasha kuringaniza amazi mu mubiri. Ikindi impyiko zidufasha, turacyari ku mumaro w'impyiko. Impyiko zidufasha mu mikorere ya vitamine D, ikora ibintu bitandukanye cyane mu mpyiko.
Uyu munsi ntabwo turi buvuge ku ndwara z'impyiko, turi ku mpyiko nyirizina. Indwara z'impyiko ziri muri cya gice twahariye, aricyo gice principal cy'ikiganiro cyacu ubuzima buzima, aho tuvuga ku ndwara, ibimenyetso, ikizitera n'uburyo umuntu yazirinda, turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima zamiminuje muri ibyo bintu. Noneho hakaza n'ikindi gice cya tubimenye, aho tuba turi kumwe n'ubuyobozi bw'ibitaro runaka bukatubwira inshingano z'ibyo bitaro n'igihe byatangiriye. Noneho kikaba ari igice bita umubiri wacu, nicyo turimo noneho, aho tuzajya tuvugira ku orugane atandukanye ndetse n'umumaro wayo. Tugiye kurebera hamwe ibyo twakirinda kugira ngo tubashe kubungabunga impyiko zacu zihorane ubuzima buzima. Mu bya mbere dushobora kwirinda ibinini byo kugabanya ububabare. Hari abantu bahora banywa ibinini byo kugabanya ububabare bavuga ati bino binini nta kibazo cyabyo. Nyine nta kibazo kuko wabivura, ariko wirinda kubigira akamenyero cyane. Tugomba kunywa amazi, ariko kunywa amazi bigendera ku bipimo runaka. Ufata ibiro byawe ukagendera ku biro byawe ufite, ukabasha kumenya igipimo cy'amazi ugomba kunywa ku munsi. Ni nayo mpamvu dushobora kubikurikirana mu kiganiro twakoranye na Mukakayumba Anastasia, akaba ari inzobere mu bijyanye n'imirire, aho twakoranye ku kiganiro kivuga ku mazi ndetse kitubwira n'uburyo dushobora kumenya amazi dushobora kunywa ku munsi. Kwirinda nanone kugira ngo impyiko zacu zirusheho kugira ubuzima buzima, kwirinda kurya inyama buri munsi. Kurya inyama ni byiza, ariko kwirinda kuzirya buri munsi, ndetse no kwirinda kunywa isukari nyinshi, kuko tuzi ko iyo unyweye isukari nyinshi bishobora kugutera za diyabete. Nyine kunywa isukari si ikibazo, ariko kunywa nyinshi bikabije. Tukirinda kunywa itabi, tukagabanya inzoga ku bazinywa, bityo tukarushaho kugira ubuzima buzima dufite impyiko nzima. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima akaryoshye ni gahoro n'umutama, mwari kumwe nanjye muganga Imana Ishimwe René Sadiki. Mukomeze mugire ubuzima buzima.